Muraho neza abo tugiye kubana muri uyu mwanya muri izi nyigisho n'ubundi kuko twazitangiye. Ndabasuhuje. Nitwa Pastor Sebanyana Bizimana Peter. Nifuje ko twiga inyigisho za Bibiliya, isuzuma ry'isezerano rishya n'isezerano rya kera kugira ngo zigere kuri benshi ahantu hatandukanye. Kuko twabitangije ubushize twize incamake y'isezerano rya kera. Ubu ngubu rero tugiye kwiga igitabo, tugiye kurebera hamwe igitabo cyo Kuva. Nanone n'incamake yacu turabyegereje abo tubana. Reka dutangize n'ubundi dusenga. Data wera uri mu ijuru, turagukeneye, turagushaka, turagukunda, turakwifuza. Muri izi nyigisho tugiye gutanga ni inyigisho z'ijambo ryawe. Turagusaba kugira ngo ubane natwe, wongere kandi udusiga ayandi mavuta kugira ngo tuvuge ijambo ryawe tubifitiye ubushizi bw'amanga kubera n'ijambo ryawe. Urakoze Data kutwumva no kubana nawe muri zose ku bwawe Yesu, amen. Nkuko twabivuze tugiye gutangiza tuvuga igitabo cyo Kuva mu ncamake yacu. Rero ni suzuma ry'igitabo cyo Kuva. Turareba umurongo mukuru w'igitabo cyo Kuva. Ni igice cya 3 n'umurongo wa 15. Icyo gice rero kiratubwira ukuntu Imana yashoboye kwivuga izina ryayo. Muri cya gihe Imana yahamagaraga Mose ku musozi wa Horebu, ishaka kumutuma ku bwoko bw'Isirayeli bakiri mu Egiputa kugira ngo aje kubakurayo. Noneho Imana ibonekeye mu gihuru caka umuriro. Mose abaza Imana kuko yari afite gushidikanya kwinshi. Abaza Imana, yabanje gutanga impamvu, abwira Imana tese kubera iki untuma watumye abandi? Sinzi kuvuga, sinshoboye. Buri gihe rero umuntu yahamagawe n'Imana hari igihe yumva kuko adashoboye. Mose nawe yumvishe ko adashoboye, ariko agira abaza Imana, arayibaza ngo ese nibambaza uwantumye nzababwira iki? Niho hangahe Imana yamubwiye kuri uyu murongo ubisomye. Imana iramubwira ngo uzagende ubabwire ngo ndiho yabantumyeho, Imana y'abasogokuruza wanyu, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Iryo ni ryo zina ryanje. Rero uyu niwo murongo mukuru Imana yivuga izina muri iki gitabo cyo Kuva. Ijambo rikuru nanone muri iki gitabo dusanga ari ijambo ryitwa gucungurwa. Gucungurwa niryo jambo rikuru muri iki gitabo cyo Kuva, kubera ko abana b'Isirayeli bari bagiye gucungurwa, bakurwa bavanwa mu gihugu cya Egiputa, ahantu bari batuye igihe kirekire bari mu buretwa. Ariko Imana yumva ko igomba kubacungura nyura umugaragu wayo Mose. Ijambo rikuru ni ugucungurwa. Igihe rero cyandikiwe, reka turebe igihe cyandikiwe. Igihe cyanditswe no kuva mu mateka bavuye mu gihugu cya Egiputa cyangwa Misiri kugeza bageze ku musozi wa Sinayi. Umwanditsi w'iki gitabo ni Musa, niwe wanditse iki gitabo. Nanone aho yari ari ni ku musozi wa Sinayi. Reka turebe uko kigabuye. Iki gitabo uko kigabuye, kubera ko n'incamake yacu bagenda ntanga ibice byacu uko kigabuye kugira ngo wowe uje gusoma uzumenya aho ugiye gusoma n'ibyo ugiye gusangamo. Kigabuye mu bice bigera kuri 5. Ibice 5. Igice cya mbere kiravuga uburetwa bari batuyemo mu gihugu cya Egiputa. Ni kuva ku gice cya mbere ukageza ku gice cya 11. Uburetwa kiravuga uburetwa ngo bwo mu Egiputa cyangwa uburetwa bari barimo bari mu Egiputa. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri kiravuga gucungurwa kw'abana b'Isirayeli bava mu buretwa.
icyo nico gice cya kabiri, no kuva ku 12 ukageza ku 13 ibyo buretwa, ibyo gucungurwa samahani. Nanone kandi igice cya gatatu ni urugendo rw'Abisirayeli bahaguruka bava mu Egiputa bakomeza urugendo berekeza inzira y'ubutayu. Icyo bacita urugendo rw'Abisirayeli, no kuva ku 14 ukageza ku 19. Kiravuga urugendo rw'abana b'Isirayeli bava i Gosheni bakomeza urugendo. Hari ingendo nyinshi bagiye bakora, indaro nyinshi, ariko nahangaha bahereye uzabisanga muri iki gitabo, muri iki gice cya 14 kugeza ku 19. Nanone igice cya 4 kiravuga amategeko y'Imana. Imana ibaha amategeko bazagenderaho. No guhera ku gice cya 20 ukageza kuri 24 bivuga amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana, Imana itanga amategeko bana b'Isirayeli, bwira Mose ngo bwira Abisirayeli ubaha amategeko bazagenderaho. Imana hamagara Mose iramuzamura ku musozi, ija kumuheza amategeko bazagenderaho. Rero wasoma ushaka kumenya amategeko y'Imana muri iki gitabo niho kivugwa, ni kuri 20 kugeza kuri 24 ibice. Igice cya 5 nanone biravuga iby'ihema, ihema ry'ibonaniro, ihema ry'Imana. Imana itegeka Mose ngo gende babazi ihema, bubaka ihema, no kuva kuri 25 kugeza kuri 40. No kuvuga ko kuri 40 ni nayo mwisho w'igitabo. Iki gitabo gifite ibice 40. Igice cya nyuma kiravuga ihema, ukuntu wubatse ihema. Imana itegeka Mose kugira ngo bagende bubaka ihema, batora umuntu w'umunyabwenge, noneho ngo yubake ihema ry'Imana. Iyo hema bararyubaka, Imana ibahereza pura yuko bazaryubaka, barishira hagati kuko mu butayu aho babambaga amahema imiryango 3 iburyo, ibumoso, inyuma n'imbere. Noneho ihema bakarishira hagati kugira ngo umuntu wese uzaza asohoka arebe Imana cyangwa arebe inzu y'Imana. Aho ngaho niho babonaniraga n'Imana mu ihema ry'ibonaniro. Nanone muri iryo hema dusanga harimo ibikoresho byo mu ihema, izo bakoreshaga mu ihema. Harimo ibikoresho bigera kuri 7 bakoreshaga mu ihema, ibikoresho byo mu ihema 7. Igikoresho cya mbere bari barategetswe kubaza kubaka igicaniro cy'umuringa, gicaniro aho batambiraga ibitambo kugira ngo nibazo zabaza gutamba, ariko bagire bubaka igicaniro cy'umuringa. Igikoresho cya kabiri nanone ni urukarabiro. Nanone bashizeho urukarabiro rw'umuringa rukozwe mu muringa, urukarabiro aho bakarabiraga binjira mu ihema kugira ngo banze bakarabe babone kuko batunganye. Kwiyeza no gukaraba kugira ngo biyeze. Iyo baje kubonana n'Imana cyangwa gutamba bashoboraga kwiyeza, bubaka urukarabiro rwitwa urukarabiro rw'umuringa. Igikoresho cya gatatu cyitwa ameza y'imigate, yo gushyiraho imigati cyangwa imitsima. Cyo ni igikoresho cyo mu ihema. Bari barashizeho ameza, kuri ayo meza habagaho imigate itazivaho cyangwa imitsima ihora ku meza, kugira ngo inzu y'Imana igomba kubamo ibyo kurya buri munsi. Nanone igikoresho cya 4 ni igitereko kitabaza. Igitereko kitabaza naco cyari igikoresho cyo mu ihema, igitereko kitabaza aho bashiraga itabaza kugira ngo hahore hamurikirwa. Buriya inzu y'Imana igomba kuba imurika buri gihe, igomba kubamo itabaza rihora ryaka, igitereko kitabaza. Igikoresho cya 5 n'ameza yo koserezaho imibavu, ameza yo koserezaho imibavu. Ni ukuvuga ko icyo cyari ikindi gikoresho, koserezaho imibavu ikazamuka. Hari ibitambo bashiraga ibyo bazanaga imibavu bakajya kuyosa kugira ngo impumuro yayo izamuke,
ishushanya amasengesho y'abakiranutsi. Iyo senga, iyo abantu basenga, amasengesho arazamuka akaja ku Mana. Icyo ni igikoresho cya gatandatu ni isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano yari irimo manu, ikabamo ya nkoni ya Aroni. Ibyo nibyo byari muri iyo sanduku y'isezerano. Hanyuma nanone icya karindwi yari intebe y'ihongerero. Intebe y'ihongerero, iyo ntebe nayo ni igikoresho cyo mu ihema, aho n'ubundi umutambyi yashoboraga kwicara. Nanone turaja kureba ishusho ya Yesu muri iki gitabo cyo Kuva. Igitabo cyo Kuva gifite ishusho ya Yesu, kubera ko ibitabo byose uhereye mu itangiriro ukageza muri Maraki, iryo ni isezerano rya kera, hagiye habonekamo ishusho ya Yesu, ishusho ya Yesu. Iyo hataje kubonekamo ishusho ya Yesu, nta gaciro kiba gifite igitabo cya Bibiliya. Ariko buri gitabo cyose uhereye mu itangiriro kugeza mu zahishuriwe Yohana, hagiye habonekamo ishusho ya Yesu, ishusho ya Yesu. Ishusho ya Yesu nanone muri iki gitabo cyo Kuva, Yesu yagaragaye muri iki gitabo ari nk'umwana w'intama wa Pasaka. Umwana w'intama wa Pasaka niyo shusho ya Yesu. Ntama bundi ishushanya byinshi ariko birimo ubwitonzi. Yesu yatangwe nk'umwana w'intama, araceceka, arihangana, yemera gutambwa, yemera kuja ku gitambo, ku gicaniro, arabagwa cyangwa aratambwa kugira ngo igitambo kizima gicungura abantu. Niyo shusho ya Yesu. Muri iki gitabo nanone dusangamo ibihano 10 byabaye mu gihugu cy'Imisiri cyangwa se cya Egiputa. Ibihano bigera ku 10 kugira ngo abana b'Isirayeli baje guhaguruka bagende bave mu gihugu cy'uburetwa. Habaye imbaraga zikomeye kuko bari barinangiye Abanyegiputa. Farawo yari yarinangiye yanga kubarekura, kugeza ubwo Imana yabatezaga ibyago bigera ku 10 kugira ngo barekure abana b'Isirayeli bagende. Ibyo byago rero 10 ndaje kubivuga hanyuma, ariko intego yo kugira ngo Imana ibateze ibyo byago 10 kwari kugira ngo nanone bikoze isoni ibindi bigirwamana 10 abana b'Isirayeli bari biringiye. Bari bafite ibigirwamana 10. Abanyegiputa ntabwo bari bazi Imana rurema, ahubwo bari bazi ibigirwamana. Nico cyatumaga biringira biriya bigirwamana cyane, bakabyiringira, ntibari bazi Imana rurema. Hanyuma rero ivyo bigirwamana byabo biringiraga bari bazi kuko nta kindi kintu cyari cyose cobahangara, cobakoraho, biringiye ibigirwamana byabo. Ariko Imana ija kubateza ibyago bigera ku 10 kugira ngo bikoze isoni biriya bigirwamana byabo biringiraga. Ivyo bigirwamana ni ibihe? Bari bafite ikigirwamana cya mbere cyitwa ngo ni Ozirisi. Icyo kigirwamana bari baciringiye, ariko nyuma yabo kija gukorwa n'isoni kuko kitabashije kurinda ubusugire bw'ico cyari kigamije kurinda. Icyo kigirwamana rero cyari kigirwamana gishobora kurinda ubuzima, cyari kigirwamana cyabo biringiraga cyane. Reka mvuge ibigirwamana byose nshobora kutavuga uko byari ko bigenda bikurikirana uko ibyo byarindaga, ariko reka bivuge hanyuma nje kuvuga ibihano 10 byakoreshejwe cyangwa byakoze Imana yaboherereje kugira ngo bikoze biriya bigirwamana 10. Ikigirwamana cya mbere nanivuze kuko cyitwaga Ozirisi. Hakabaho ikigirwamana cya kabiri cyitwaga ngo ni Heki. Ikigirwamana cya gatatu cyitwaga ngo ni Robi. Ikigirwamana cya kane cyitwaga ngo ni Konoporo. Ikigirwamana cya gatanu kikitwa Apisi. Ikigirwamana cya gatandatu kikitwa ngo ni Neiti. Ikigirwamana cya karindwi kikitwa ngo ni Isisi.
ikigirwamana cya munani kikitwa ngo ni mududu, ikigirwamana cya cyenda kikitwa ra. Noneho ikigirwamana cya cumi nico cyari cyo kurinda ubusugire bw'abantu mu gihugu cyose. Noneho icyo kigirwamana nacyo cyaje gukorwa n'isoni. Hanyuma ubwo cyamaraga biriya gihano cya nyuma, igihe abana b'Isirayeli barekuraga kugira ngo baje kurekura abana b'Isirayeli baje guhaguruka bagende, bari batejwe, Imana yari yabahanishije igihano cy'urupfu kuva ku bana batoye, abana bose b'imfura n'uburiza bw'amatungo. Ibyo byose birapfa umunsi umwe, bipfa mu ijoro rimwe. Cya kigirwamana cyarindaga igihugu cyose, nanone gikorwa n'isoni. Reka mbabwire, mvuge ibihano byatejejwe cyangwa Imana yatejeje kugira ngo ibiriya bigirwamana zose bikorwe n'isoni. Igihano cya mbere cyari igihano cy'amazi. Amazi bari bafite ikigirwamana cya muri biriya bigirwamana zose navuze, hari ikigirwamana cyari gishinzwe amazi yo mu Egiputa kugira ngo abe meza, bazanywa amazi meza asukuye. Ariko ubwo bari binangiye umutima, banga kureka ubwoko bw'Isirayeli, Imana yabateje icyago kugira ngo kigirwamana kirinde amazi, gikorwe n'isoni, amazi yabo ahinduka amaraso. Kiba gikozwe n'isoni, imbaraga zacu zirashira. Nanone icyago cya kabiri, hatera ibikeri. Hari ikigirwamana cyari cyarahawe, cyari gishinzwe kurinda ibishanga by'uruzi Nile, mu buryo ibishanga by'uruzi Nile. Noneho cya kigirwamana kirinda ibishanga gikorwa n'isoni, imbaraga zacu zirashira. Nanone bya bishanga umunsi umwe guca byinutsemo ibikeri, hazi icyago cy'ibikeri, bizamukana birarenga no mu mazu ndetse no mwa Farawo, bigeramo n'amazu yose yuzuye ibikeri, gikorwa n'isoni. Igihano icyago cya gatatu nanone cyari cyo gukoza isoni, kigirwamana cya gatatu cyitwa ngo ni robi, cyo kurinda ubutaka kugira ngo butagira ikindi kibazo gishobora kuvuka mu butaka. Ariko umunsi umwe ubutaka bwinukamo umukungugu wose, winukamo inda. Icyago cy'inda kirabatera mu Egiputa yose ihinduka inda. Cya kigirwamana nanone kiba gikozwe n'isoni. Igihano cya kane ni ibibugu. Nanone haba hari ikigirwamana gishobora kurinda amatungo kugira ngo ubusugire bw'amatungo atagira ikibazo. Ariko umunsi umwe ibibugu biratera, inka ziribwa n'ibibugu kugeza ubwo zirukaga imisozi, zikirirwa ziruka kuko zabuze umutekano. Cya kigirwamana kirinda ubusugire cyangwa kirinda amatungo gikorwa n'isoni. Hanyuma rero icyago cya gatanu, hatera mugiga. Iyi mugiga yateye mu bantu b'Isirayeli yari yo gukoza isoni ikigirwamana cyitwaga ngo ni ikigirwamana kirinda cy'ikiganga, kirinda imibiri y'abantu ngo itarwara. Ariko hanyuma hatera mugiga yica abantu benshi. Cya kigirwamana cy'ikiganga kiba gikozwe n'isoni. Ikigirwamana igihano cya gatandatu, nanone hatera ibishuti nabyo cya kigirwamana kirinda imibiri n'ubundi gikorwa n'isoni. Ikigirwamana cya karindwi, hatera n'ubundi urubura ruragwa aho imvura yokaguye ari imvura isanzwe, haba urubura rwinshi.
urubura rwinshi ruragwa, noneho aho bari biringiye kuko hagwa imvura nziza nk'isanzwe, hagwa urubura rwinshi rumara imisozi, ibyatsi biruma, imirima iruma. Hanyuma rero cya kigirwamana kiba gikozwe n'isoni. Ikigirwamana gihano cya munani ni inzige. Inzige nanone zirya ibyatsi, imisozi yose iruma kubera inzige zari zatewe. Nanone ikigirwamana cya 9 haba umwijima w'icuraburindi. Bibiliya itubwira ngo n'umwijima w'igikorwaho. Hatera umwijima mu gihe abana b'Isirayeli Imana yari yanagiye umutima wa Farawo kugira ngo atabarekura. Hatera umwijima w'icuraburindi, mu buryo umwijima aho wari uri mu gihugu cy'Egiputa, ariko Abanyesirayeli bo aho bari muri Gosheni bari bibereye mu muco. Abana b'Imana iyo biringiye Imana bahora mu muco. Hanyuma uwo mwijima w'icuraburindi ngo Bibiliya iratubwira ko wari umwijima w'igikorwaho, aho umuntu yari ageze ntiyahavuye kuva uwo mwijima kugeza uwo mwijima ushize. Nanone icyago cya nyuma ni rwa rupfu twavuze, urupfu rw'abana b'imfa n'uburiza bw'amatungo, cya kigirwamana kirinda ubusugire bw'abantu bose, kiba gikozwe n'isoni. Reka mvuge amagambo agera amagambo y'ubuzima bwa Mose. Ko turavuga iki gitabo kuko cyanditswe na Mose, n'ubundi Mose niwe wahagurishijwe kuja guhaguza ubwoko bw'Isirayeli kugira ngo abukure mu Egiputa. Mose hari umunyabwenge wanditse ubuzima bwiwe abugabura mu bice bigera kuri 3. Yavuze aya magambo aravuga ngo Mose nk'umutsinzi, umuntu w'umutsinzi mukuru, aravuga ngo ubuzima bwiwe dore uko bugabuye imyaka 40. Yagize imyaka mu buzima bwe bwose, yagize imyaka 120, ariko igabuye mu bice bigera kuri 3. Igice cya mbere kigizwe n'imyaka 40. Imyaka 40 ya Mose yagize arerewe ibwami, ari umwana w'umwami w'umukobwa wa Farawo. Nukuvuga ko yoherezwe neza ubuzima bwiwe bwose. Yiyumvaga kuko ari umuntu ukomeye, ari umuntu udahangarwa, ari umuntu utokorwa n'uwo ari we wese. Yumvaga kuko akomeye. Ubona ubuzima bwa Mose bwatwaye imyaka 40 ubuzima bwiwe bwa mbere. Ubuzima bwa kabiri nanone ni imyaka 40. Imyaka 40 yigaga ko nta cyarico, nawe ari umuntu nk'abandi, ari umuntu ugayitse. Muri iyo myaka 40 n'icyagihe yari yarahunze, ahunga mu gihugu cy'Egiputa, maze kwica umunyegiputa arahunga. Avuga kuko zamenyekanye, ahunze ahungira Midiyani ashitse umushumba ngira imyaka 40. Yari umuntu uciriritse, yiyumva kuko nawe ari umuntu uciriritse. Mu gihe yaravuye ibwami aja ahantu hagayitse, aja mu mirimo igayitse, isuzuguritse, imirimo yo kuragira intama. Muri icyo gihe rero yakigizemo imyaka 40. Igice cya gatatu nanone ni iyindi myaka 40. Nanone nicyo gihe Imana yamuhagurukije, aje imutuma kugira ngo asubire mu Egiputa, aje kureba ubwoko bw'Isirayeli, abucungura gukura mu Egiputa. Cyo gihe nanone kishushanya ko atangira kwiga ukuntu Imana ishobora gukoresha umuntu uciriritse ngawe. Rero mu gihe wumva kuko umuntu uciriritse udashoboye, nicyo gihe Imana ishobora kuguhaguruza ikagukoresha umuntu udashoboye. Ariko mu gihe wumva ko ushoboye, muri icyo gihe rero ntacyo Imana yagukoresha kuko urabishoboye. Ariko mu gihe udashoboye, nicyo gihe Imana izikoresha bene abo bantu. Yakagurukije benshi cyane. Iyo tureba abantu Imana yagiye ihamagara abantu basa n'abaciriritse, batanga impamvu ko badashoboye, ariko Imana rero ikabakoresha. Rero reka turebe kuva icyo ari cyo. Kuva, igitabo cyo Kuva kiravuga amateka yo kuva. Igiswahili kiza kiva ngo ni kutoka.
naho igitabo Bibiliya y'ikirundi rivuga ngo nukuvayo, igitabo cy'ikinyarwanda Bibiliya yera iravuga ngo nukuva. Ubundi kuva ni ukuva aho uri, ni inzira yo kuva aho uri. Abisirayeli bari bavuye mu Egiputa, kiravuga amateka Abisirayeli bava mu Egiputa, ni ukuva. Nanone kigasubira kigasobanura ni ukuva mu buretwa, bavaga mu buretwa abana b'Isirayeli kugira ngo bave mu buretwa. Ikindi nanone ni ukuva mu byaha, kuva mu byaha n'ibindi, aho uri ukahava, isobanura kuva. Rero ibyo nico igitabo cyo kuva gisobanura. Muri make iki ni igitabo cyo kuva, niko dushoboye kugitanga mu ncamake yacu. Ariko ijambo duherukiyeho ni uko ugomba kwisuzuma ukamenya aho uri kugira ngo uhave, kuva mu byaha, kuva mu mibereho ya kera, kuva mu bubata n'ibindi byose umuntu ashobora kuba ahugiyeho. Ariko mu gihe wumvishije Imana iguhamagaye, nuko ugomba kuva aho ngaho ukagenda aho Imana ishobora kukwereka. Rero Imana idufashe, Imana itugirire neza, twakira ijambo ry'Imana. Amen.